Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Iconic Live Show nk'uko mubimenyereye nk'uko tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Hano muri kubona rero akaba ari ku rukiko rukuru rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho twari twaje gukurikira urubanza ruregwamo Prince Kid nk'uko musanzwe mubimenyereye. Twari tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Kuno munsi rero itariki 17 ukaba Prince Kid yari yaje kuburana no ku rukiko rwa Nyarugenge, dore ko urubanza rwe rwari buze kuba ku itariki 15 rukaza gusubikwa rukimurirwa ku itariki 17. None kuno munsi rero urubanza rukaba rwaje gusubikwa rwimurirwa ku itariki 25 z'uku kwezi, akaba ariho Prince Kid azongera kuburana. Mu bindi bigiye bitandukanye mwabikurikira mu kiganiro twagiranye n'uwunganira Prince Kid ariwe Maître Nyembo. Kutifuzaga kuburana babazwa bari mu bushinjacyaha. Yego. Mwebwe kubona none urubanza kuri inshuro ubwa mbere urubanza rwari gusomwa ku itariki ya 28 baza kuvuga ko hari abandi batanga buhamya. Ni iyihe mpamvu bagaragaje yuko kwakira buhamya? Rero twavuga kuti kuki rwafashe kino cyemezo rurasuzuma rushobora gushingira ku bimenyetso rwatawe, rushobora kubona ko ari ngombwa ko rubaza abandi batanga buhamya, nibyo rwakoze rero. Twebwe icyo dukora ni ugutegereza icyemezo cy'urukiko. Abanyarwanda benshi bari gukurikirana kino kiganiro, ni ikihe cyizere twabaha ku bijyanye n'urubanza rwa Prince Kid rumaze igihe kingana gutya, kuko harabura iminsi mike y'amezi hafi 7 yuzure ari mageragere? Urumva nge ntekereza ko ikibazo suko nubwo nabyo ari ngombwa ko ubutabera butangirwa igihe nibutinde nibikomeze gutinda, ariko ntekereza ko n'uburyo ahubwo biba byakozwe, ngira ngo nicyo cyakabaye ikibazo gikomeye. Uyu munsi nkuko nabisobanuye twageze imbere y'urukiko, ariko tuzamura inzitizi, tugaragaza inzitizi yuko tutashobora kuba twakwemera ko abatanga buhamya babazwa bari mu maboko y'ubushinjacyaha kandi baratumijweho n'urukiko, kuko abo batanga buhamya turasipoza ko babashijwe n'ubundi n'ubushinjacyaha n'izindi nzego zagiye zibanziriza. Kugira ngo bibe mu buryo buri impartial niba ruko navuga, twifuje ko babazwa bari ahantu hizewe. Urukiko rero mu gusuzuma rwafashe icyemezo rwemeza yuko bagomba gushaka ahantu hizewe kugira ngo babashe kubazwa. Hari abandi batanga buhamya bashyashya bagaragaye bitewe wenda ubushize batanze amakode, tubona hari abandi bashyashya noneho bahari bagomba kongera gutanga ubundi buhamya burenze kubwo batanze. Nkuko mwabyumvishije batanga buhamya natwe ntago tuza bazabazwa, ntago tubazi. Kuri 28 urubanza rwagombaga gusomwa, mu by'ukuri bitunguranye bitanakunze kuba umucamanza ati abatanga buhamya ndashaka kubiyumvira kandi bakazaba bari mu muhezo mu rwego rw'amategeko tubariho dukotinga. Bivuze iki? Byatanze ishusho umva appréciation byaterwa n'uwo apprécia. Ahangaha ntago ushobora ku apprécia nk'uri ku ruhande rw'aba victime cyangwa se abita ba victime cyangwa se abashobora kuba bitwa ba victime. Ntago ushobora ku apprécia nk'umuntu wunganira Prince Kid, ariko muri rusange mu mategeko bivuze ko umucamanza yabonye ko ibimenyetso yari afite bidahagije kugira ngo afate icyemezo. Niko ngewe nabyumvishije. Uburanye imanza nyinshi zitandukanye. Uru rubanza rwa Ishimwe Dieudonné ururimo kuva muri Mata uyu mwaka, kumaza amezi 7 ururimo. Abavoka bakunda kuvuga ko hari nubwo mugira amasezerano bikarangira na kontra yawe, ahubwo uri gutanga umusanzu ibyo bumvikanye no muburanyi byaragiye bihindagurika. Uko kuntu ko gusubika imanza, uru rubanza twarushyira mu manza nini Maître Nyembo aburanye kurikije imanza wagiye uburana, inzitizi zagiye zikunda kugaragara ko nubundi zisa hawe. Urumva akazi kanye n'ubwunganizi. Iyo ugiye kuburanira cyangwa ugiye kunganira umuntu ntubuzi igihe biri bufate, ntabwo umuntu abazi iminsi bizafata. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose bikiri ngombwa ko mwunganira, nge sindeba igihe, icyo nshaka cyangwa nifuza ko nunganira nuko yahabwa ubutabera, kandi ubutabera nk'uko nabikubwiye mbere turabwizeye. Niyo mpamvu turaha, niyo mpamvu tuzi imbere y'urukiko tukavuga tuti abatanga buhamya aho bari ntabwo twizewe ko badashobora kuba baba manipule cyangwa iki, turifuza ko bajya ahantu hari safe, bakabazwa ahantu hari safe, urukiko rugafata umwanzuro. N'urukiko si rwo rufata umwanzuro, ntago mbizi.